buri hari abantu bamwe karande zafashe kubera ibyo bagiye bababwira, bakura bakubwira ati rwose wowe ntacyo uzigezaho, nayo umuyenzi ntuzayikamira. hano ugakora n'abantu bakubwira ati ariko urashoboye. Mama yambwiye yuko buriya umuntu acecetse, umuntu ashobora kuba ari n'umuswa ntakunde kuvuga. Abantu bakayoga ati ariko uriya n'umuntu ni umuhanga. Abantu bavuga ibintu yicecekeye bagakeka yuko ari umuhanga, ko ari umuntu uri wayize, ariko ari ukujunjamo kumva ari umuhanga, kuko ntajya ahishura ibimurimo. Ariko iyo wabumbuye akanwa akuzuye umutima gahita gasesekara ku rurimi. Rero nubona muri Bibiliya buriya nk'umwanditsi yanditse akamara umwanya munini yandika ku kintu runaka, ujye umenya ngo iki kintu yagihaye agaciro gakomeye cyane, kandi muza kwitegereza murasanga ko cyari gikwiye guhabwa agaciro gakomeye, kuko ingingo ya mbere iravuga ku rurimi. Ururimi kaba ati mu bintu bibaho umukristo wese yagombye kumenya gucunga ikintu cyitwa ururimi. Turaza kubibona n'ingingo ikurikiyeho, nayo urebye witegereje neza usanga ishamikiye kuri iyo ya mbere, ikintu cyitwa amakimbirane. So tugiye kureba, turasoma nkuko dusanzwe tubikora igice cyose, hanyuma murebe, dusoma igice cya mbere murebe ibigereranyo Yakobo akoresha kugira ngo asobanure uburyo ururimi ari rutoya ariko rukagira ingaruka zikomeye cyane, sibyo? Hanyuma ikindi cya kabiri turaza kureba uburyo ho n'amagambo magufiya kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 18, kureba ibintu bitagombye kugaragara hagati mu bakristo. Kavuga ati rwose nimubibona bihari, mujye mumenya ko mwatewe, mujye mumenya ko mwinjiriwe, mujye mumenya ko amadayimoni yabagezemo. Kandi ikintu gitangaje nubwo biri muri Bibiliya, ahubwo abantu barabyinjoyinga. Niba hari ikintu abantu bakunda ukabona muri social media cyabonye aba viewers, niyo havutse amakimbirane mu itorero ahantu, icyo rwose gihita kibona amashyi n'ingoma. Ariko kandi Yakobo yatubwiye ngo ibi ngibi ahubwo nimubibona mujye mumenya yuko mwinjiriwe. Ibyo tugiye kureba uyu munsi, ndagira ngo rero dusome twihuse, kandi murambabarira uyu munsi ndabihutisha kuko turarangiza kare. So dusome rero, hanyuma ikibazo cya mbere twibaza kuvuga ngo ni ibiki bigaragaza ubukana bw'ururimi. Ibiki bigaragaza ubukana bw'ururimi? Icyo ni ikibazo cya mbere kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 12. Igihe tuhasoma muri mushaka ibintu ibigereranyo, akoresha ibigereranyo byinshi. Reka ndebe, akoresha ibigereranyo bigera kuri 6 kugira ngo twumvishe uburyo ururimi rugira ubukana. Ibigereranyo 6. Hanyuma turaza kureba ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'ijuru. Uriteguye? So ndavuga ngo bene data, ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha. Muzi yuko tuzacirwa urubanza rurutiza abandi, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarasi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini ziti, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyizerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi narwo nuko ruri, ni urugingo ruto ariko rurarikira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini riti, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi.
ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukikongezwa na gehinomu. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje, ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. Ni ububi budatuza rwuzuye ubusagwe bwica. Urwo ni rwo dushimisha umwami data wa twese, kandi narwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese ye amazi meza ntakereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'ameza. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ingeso nziza n'imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge? Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. So reka tubanze turebe ururimi. Ururimi, ubuto bwarwo n'ubukana bwarwo. Ibigereranyo 6 akoresha kugira ngo twumvishe ubukana bw'ururimi. Ushake mikrofone, hanyuma babonye bimwe muri byo tutangire tubirondore. Nta n'umwe? Ururimi. Murakoze. Njyewe bimwe mu bigereranyo nabonye hano Yakobo yavuze ku murongo wa 6, yarugereranyije n'umuriro. Arugereranya n'umuriro? Yego. Hanyuma akavuga ngo iki? Aravuga ngo kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na gehinomu. Ikindi nabonye ni ku murongo wa 8, arugereranya n'ubusabwe bwica. Yego. Haravuga ngo ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose, ni ububi budatuza, rwuzuye ubusabwe bwica. Ahangaha harimo ibintu bibiri, harimo yuko ari ububi budatuza kandi ukaba n'ubusabwe bwica. Murakoze. Reka twumve undi. Hari ibindi bigereranyo banza gukoresha kugira ngo twumvise ko gucunga ururimi bikomeye. Kaho ati ururimi bagenzi. Udukuyemo 2, ariko dufite ibindi bitwereka ko ururimi rwose kontrole y'ururimi. Murakoze. Ku murongo wa 3 Yakobo agereranya ururimi ngo ni ibyuma biyobora ingamiya. Kuvuga ngo urebye uko ingamiya ingana n'icyuma kiyobora, usanga icyuma ni gitoya ariko ugasanga kirayiyobora kikayitwaraho aho ugifashe ajya. So agereranya ururimi n'icyo cyuma. Yego. Akongera akagereranya ururimi n'ingashya. Iyo urebye ingashya ukareba n'ubwato, bushyize mu mazi budafite kariya kantu gatoya bushobora gutwarwa n'umuyaga, ariko ingashya ntoya ishobora gukontorora ubwato bunini, either kabujyana habi cyangwa se ikaba yabujyana aheza. Gatatu mushiki wacu hariya yabivuze,
abigereranya n'umuriro, buryo agashashi gatoya gashobora gutwika akagera kose cyane. Ibindi wenda reka ndeke n'abandi babivuge, avuga ukuntu hari urugingo rutoya rwirarira ibikomeye, ariko kandike wenda n'abandi. Twibaze iki kibazo kivuga ngo ariko kuki Yakobo atinda cyane kuri iki kintu cy'ururimi? Tubigarure no mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Hako mujye mugerageza, hari ubona umuntu y'ubwana bicaye kaza ariko barahari cyangwa ntibo hari. Bambe hariho nabo baje nta Bibiliya wazanye, maze muzagerageza muzishake cyangwa muvuge hano bazigure bazibashyirire hafi, ariko mujye muza mufite Bibiliya. Wakora Bible study gute nta Bibiliya ufite? Twabamenyereje nabi. Abantu bakunda kwibera abagenerwa bikorwa, bakicara ntibasome. Ndabona nacyo kiri mu bintu dukwiye kuzashyiramo imbaraga, gutoza abantu gusoma Bibiliya, kuko ntabwo ushobora kwiga Bibiliya udafite Bibiliya. Ntabwo byakunda. Ni nk'umunyeshuri ukubwira ngo aziga atagira amakaye cyangwa atagira ibitabo. Yego, ariko n'abazifite namwe ntimuvuga. Hari ikigereranyo yakoresheje ageze aho ngaho ku murongo wa 12. Murongo wa 12. Yego, mbese umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'ameza. Exactly. Icyo ni ikindi kigereranyo, ni na bibiri bifatanye. Aravuga ati ariko reka mbabaza ikibazo, kuko iri shyano mwigeze muribona? Ahubwo sinzi n'impamvu hano Yakobo yakoresheje ibiti bibiri kandi byiza. Umutini wabasha kwera imbuto za elayo. Elayo ni imbuto nziza, n'umutini wera imbuto nziza. Ariko aravuga ati ibyo ari byose ntabwo umutini ushobora kwera umwelayo, imbuto z'umwelayo. Ahubwo iyo ashaka aba yarakoresheje ibigero Yesu yakoresheje. Kabati se hari umuntu ushobora gusoroma imbuto z'umutini ku gitovu? Kuko Yesu we niko yavuze. Yavuze ngo igiti niba ari cyiza kizera imbuto nziza, ariko niba ari kibi kizera imbuto mbi. Hari umuntu ushobora gusoroma imbuto z'umutini ku gitovu? Nani yewe Yakobo bari zo yarakoresheje. Ariko nabyo kubona ugiye ukabona imbuto, reka tuvuge wenda ubonye igitoki none ukabona gifiteho amacunga, ukabona ku gitoki hahandi hera ibitoki umwanana waraje, ariko kugira ngo hazeho imineke hazaho amacunga. Bavuga ati ariko iki gitoki kigomba kugiramo amadayimoni. Mwabonye igitoki cyera amacunga? Ntakavuga ati rero bishoboka bite ko ururimi rumwe ruramya Imana rwarangiza rukavuma abantu b'Imana, rugateranya abantu b'Imana? Niho rero ahera hejuru akavuga ngo ibintu bimeze bityo, ngo ururimi rwashyizwe mu nyigo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rugakongezwa na Gehinomu. Tuvuga ngo mbese ururimi rwose wagira ngo rubamo amadayimoni. Kandi noneho tugaruka inyuma twibaze iki kibazo. Ibi bintu Yakobo avuga namwe murabibona niko biri? Ururimi ngo ni akanyama gatoya, ariko ugakongeza umubiri wose. Ndagira ngo tubiganireho mu mpingero zifatika, uko mubibona. Akaga ku rurimi, akaga gaterwa n'ururimi. Mwinyagambure ko si cyo nacyo murabura ingero? Murakoze. Akaga gaterwa n'ururimi, nk'iyo umuntu wenda akubwiye nk'ikintu kikakurakaza, iyo uhisemo kuvuga ukamusubiza nyine, urarakara. Iyo akurakaje wenda urarakara nyine, natural reaction ni ukurakara. Ukarakara ugahitamo ukamusubiza. Iyo umusubije none bwa burakaro nabwo urabumwongerera, amakimbirane agakomeza akiyongera.
ugasanga bibyaye n'izindi ntonganya, abarwana bakarwana n'ibiki, ariko uhisemo guceceka nyine, gutuza muri wowe nyine, ntuvuge. Niyo waba urakaye ntumusubize, birarekera, ntabwo bikomeza ngo bifate izindi ntera. Ubwo rero usanga byongera amakimbirane mu bantu kuvuga. Okay, so umuntu akubwiye ikintu arakaye nawe ukamusubiza urakaye, bizamura amakimbirane. Rero mushake n'ibindi ko rwose ingaruka z'ururimi, yego, kandi mwibuke mujye mutubwira amazina yanyu kugira ngo abo muri kumwe babimenye. Murakoze. Nitwa Muhire James. Mu by'ukuri ururimi akenshi ruvuga ibiri mu mubiri wacu cyangwa se ibiturimo. Yego. Ntabwo ururimi rupfa gutekereza gutya ngo ruvuge rwonyine. Kenshi ruvuga rufite imbaraga ariko zikoreshwa n'umubiri wacu. Hari nk'ijambo riri mu migani rivuga ngo, wenda rivuga mu Cyongereza ngo the tongue has the power of life and death. Ubwo ni mu migani 18:21. Ururimi rufite ubushobozi bw'ubuzima n'urupfu. Sinzi Kinyarwanda ariko byanditse, ariko ni migani 18:21. Migani 18:21 babihinduye mu Kinyarwanda bavuga ngo ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza. Abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. No muri Matayo 12:34 bavuga ngo out of the abundance of the heart the mouth speaks. Akuzuye umutima gasesekara ku rurimi. Ari ku munwa. So akenshi ururimi ubwo mu Nyarwanda bakuze kuvuga ngo ruremwa n'urundi, ujye uvuze ugaceceka undi nta musubiramo, ariko biragorana. Akenshi ururimi ruvuga ibiturimo, kandi akenshi iyo ari bibi nyine, iyo wuzuye umunabi ururimi ruvuga ibibi, rwatura ibibi. Waba unezerewe ukishima nanone ukoresheje ururimi. Ururimi rero bya migani tuyatuma ngo ururimi ni inyama yigenga, ntago yigenga n'ukuri. Bivuga bituruka, bivuga usohora ibiturimo, kandi n'ubundi usanzwe utekereza cyangwa se bitewe n'ingaruka zikuri mu mubiri, ibikurwanira mu mubiri, ururimi rukabisesekaza. Yego, murakoze. Reka twumve undi. Turacyari ku rurimi. Murakoze. Nitwa Uwase Teta. Nitwa Uwase Teta. Uwase Teta. Yego. Yego. Ikintu mbashije gutekerezaho nuko akenshi mugenzi wanjye yarabivuze ngo iyo ubwiranye n'umuntu nabi cyangwa bakubwiye nabi, wowe uko usubiza ururimi rubikora ku buryo biba bibi kurushaho. Yego. Nkuko nyine twasomye ko ari rubi. Njye nicyo mbashije guhita ntekereza ko nyine akaga ari uko niba umuntu ambwiye nabi sinifate, ibyo ndi bumusubize biraba bibi kurusha w'ibyo yambwiye. Ntekereza ko ariko kaga nyine ku rurimi gatuma ibyari bibi noneho biba bibi kurushaho. Nibyo. Ngira ngo ikibazo cyabazaga ingaruka ziterwa n'ururimi. Arya witwa nde? Nitwa Honore. Ikomeza. Ku murongo wa 6, kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu. Aho nshaka kuvuga nahangaha ni rwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na gehinomu. Yego. Kugira ngo izo ni ingaruka, niba rushobora gukongeza kamere yose, narwo rugakongezwa na gehinomu. Ni ububi nyine bw'ururimi mu buryo bugaragara. Yego. Reka twumve undi umwe, hanyuma ururimi turuveho, dukuremo imyanzuro, turebe impamvu
effectively ibyo wagiye bavuga nibyo, ariko Yakobo aravuga ati ariko buriya ururimi ni ikibazo. Murakoze. Nitwa Frida. Ibyo nayo ngiye kuvuga n'ubundi Honore yabivuze. Oya, bivugiye mu yawe magambo, nta kibazo gufasha mikrofone. Ahubwo ari akantu nayo nibajijeho nyine ku murongo wa 6 bavuze ururimi na kamere yacu ahantu bitandukanira. Ururimi na kamere yacu. Sawa, ndabigusubiza. Murakoze. Katubanze twumva undi umwe ndaza kubihuza kuko biraza no kugaruka mu ngingo ikurikiyeho. Murakoze. Nitwa Mukunzi Samo. Icyo nashaka kongeraho ngiye numvishe abantu batavuze, ururimi rurakongeza ni nk'umuriro. N'intambara nyinshi ziba cyangwa amakimbirane nk'uko twabyumvishe atangizwa n'amagambo tuvuga. Intambara ni ingaruka iterwa n'ibyavuye ku rurimi rwacu, hanyuma no kwicuza nabwo bibaho rimwe na rimwe, ukaba wavuga amagambo cyangwa se ukavuga ibintu bikavamo igikorwa kigutera kwicuza. Izo nanjye n'izindi ngaruka numvaga ziterwa n'amagambo y'ururimi. Murakoze. Yego, twumve undi, ngira ngo Jean nawe yari yamanitse. Murakoze. Nitwa Jean. Ariko ntabwo nkunda umuntu unyita mama Kiki. Jean ni ry'abana bato. Ese ashimwe. Waye abana bato yitwa Jane. Komeza. Kamvuga iby'ururimi. Ururimi ukuntu ari rubi, ijambo umuntu akubwiye ntabwo ushobora kuryibagirwa. Ariko ushobora kurwana n'umuntu mu kanya gatoya mukikiranwa mukaba inshuti, ariko ijambo umuntu yakubwiye ribi riragenda rikiyandika ku mutima cyangwa mu bwonko, sinzi aho ryandika. Twebwe twize kera rero igitabo cyitwa Mate d'Afrique. Hari aho intare yabwiye umuntu wari wayibwiye ko ayinukiye. Kwimunukiye plutôt. Nta nubwo yari yabimubwiye. Irangiza ubwo ndaza kukuzuriza. Ibyo ari byo byose reka mvuge ko intare yavuze ati igikomere wenda tuvuge cy'uhenye cy'ishoka cyakira, kivushijwe amaraso cyakira, ariko ijambo ribi ribaho mu buzima bwa buri munsi, mu buzima bw'iteka. La blessure d'une mauvaise parole dure toujours. Yego. So reka tugane ku musozo kuri iyi ngingo. Ndemere kuri iyo nkuru ya Jean yavugaga ya mama Kiki. Sinzi Mate d'Afrique barimo hano ntabwo bayize. Ni umugore yari umupfakazi, noneho aza kubyara abura umwasiriza inkwi. Ni za nkuru nyine z'imigani y'abana. Intare iraza ikajya imwasiriza inkwi, noneho bukeye ihagarara inyuma y'inzu. Uwo mugore arimo kuganira n'undi mugore, aramubwira ati shawo, iriya ntare igira ingeso nziza, ariko iyo ibumbuye akanwa inuka mu kanwa. Noneho intare irabyumva, iraza ifata ya shoka cyangwa ya ntorezo bitewe n'ikinyarwanda uvuga, iramubwira ati nkubita unkomeretse. Ntazese kungirira neza ndagukomerekereza icyatoya, mbabarira nkubita unkomeretse n'iyi shoka. Yewe iramubwira ngo kunkomeretsa n'iyi shoka, igikomere cy'ishoka cyakira vuba kuruta igikomere cy'amagambo wamvuze. Buriya rero iyo Yakobo avuga ngo ururimi ni akanyama gato, ariko nk'uko Jean yavugaga kagira ingaruka. Buriya James yigeze kubivuga, ubundi ururimi ni igikoresho. Mbihuze n'uwabajije, ngira ngo ni Frida warubajije ibya kamere. Ubundi ururimi ni igikoresho cya kamere. Kamere yawe niba ugira amahane azagaragarira mu buryo uvuga. Ururimi si rwo rukoresha kamere, ahubwo kamere ikoresha ururimi. Nkuko Yakobo yavuga ati inyamaswa niyo ari nini bayiyoboresha akuma gato, ubwato naho ari bunini babuyoboresha ingashya ntoya. Urumva ingashya ntiyikoresha,
n'icyuma cyo mu kanwa k'inyamaswa ntikikoresha, gikoreshwa n'abantu. Buriya rero ururimi rwo niho yakobaga atari ku rurimi rukoreshwa na kamere nayo igakoreshwa na gehinomu, sibyo? Niyo mpamvu buriya umuntu acecetse, umuntu ashobora kuba ari n'umuswa ntakunde kuvuga, abantu bakayoga atari kuriya n'umuntu ni umuhanga. Abantu bavuga ibintu yicecekeye bagakeka yuko ari umuhanga, ko ari umuntu uri wayizi, ariko ari ukujunjama kumva ari umuhanga, kuko ntajya ahishura ibimurimo. Ariko iyo wabumbuye akanwa akuzuye umutima gahita gasesekara ku rurimi. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo ujye urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo byose niho biva. Ururimi rero rushobora kwica, ariko handi bakatubwira ngo mu rurimi, nkuko ni James wabivugaga hariya muri 18 mu Migani 21, ngo ururimi rushobora kwica nkuko rushobora kurema. Ni nabyo Yakobo yavugaga ngo ururimi nirwo dukoresha turamya Imana. Ashaka yari no kuvuga ati ni narwo dukoresha twubaka abantu, tubinkarejinga, tubatera umwete, tubahugura, ariko turahindukira akaba ari narwo dukoresha tubica. Kakubwira ijambo ugahita upfa, kakubwira kuri ikigoryi, kakubwira ko ntacyo uzimarira, karande gahita igufata. Buriya hari abantu bamwe karande zafashe kubera ibyo bagiye bababwira, ugakura bakubwira ati rwose wowe ntacyo uzigezaho, nayo umuyenzi ntuzayikamira. hano ugakora n'abantu bakubwira ati ariko urashoboye, ataha mama yambwiye yuko, kandi namabwira akantu gato hanyuma tujye ku nkuru ikurikiye. Kera twiga segonderi twagiye muri promenade gutembera, bya bindi abanyeshuri bakora, twebwe twagendaga ikivungi tukajya mu murongo umwe, tukajya ahantu hamwe tukaza kugaruka. Noneho tuhura n'umugabo ku muhanda, babandi baraguza umutwe, ankura mu bandi arandeba ngo yosha nguriga, nti surabona ntari umunyeshuri hamwe n'abandi, ngurigira ubusa. Arahita yigendera. Ariko nenda kubabwira, iyo nahuraga n'ikibazo navuga ni wa mugabo yarabivuze. Ndibuka naje gusaba buruse hari muri 77. Umugore rero wakoraga muri biro de buruse yari umugore ugira umwaga, abana bose baramutinyaga, bamwitaga Monima. Yaricaraga nyine ukabona ameze nk'igisitatu, akagira imico mibi, abana bose baramutinyaga. Noneho ngiye jyewe anyigiriza nkwana rwose, afata ibipapuro byanjye arabireba, ageze hagati ahindukira ndi wifata gutya ngo ibipapuro bijugunya hasi. Ndavuga nti umupfumu yarabivuze, nigiye ubusa, iyi buruse ntayo bazampa, ndatangiye iwacu mu cyaro nsaba akazi k'ubwarimu, baranakama. Ariko kugira ngo Imana inyereke ko wa muntu yabeshyaga, bagiye guhamagara, twebwe baduhamagaraga kuri radio. Cyo kujya muri university twabaga turi bake cyane, twabaga turi nk'ijana gusa. Bagiye guhamagara barije baheraho, abemerewe kujya kwiga muri faculté de lettres section français kinyarwanda anglais, Rutayisire Antoine. Bahamagara no mu yindi ntuza yabaga imeze nk'iyi ya College of Education yitwaga IPEN, Institut Pédagogique National. Jewe nabonye amaburusa 2, cyo kumva nuva barahamagaye muri section imwe, ariko français anglais nanone number 1 Rutayisire Antoine nigira muri university. Byahise binkuramo umuvumo w'umupfumu, ndavuga natu wa wundi yahondaga amagambo. Segonderi narayize ndarangije, none mbonye university byo kumbwira ngo nigira ubusa. Ariko reka nkubwira ijambo buryo umuntu akubwira, noneho yari umubyeyi wawe, rishobora kukugumamo rikakwica rikakurema neza cyangwa nabi. Wenda muri mwe ntiyabuzemo abo baremye nabi, ariko ntabwo ngiye kubakuramo za karande. Ariko ujye utekereza yuko amagambo bakubwiye ashobora kukwica cyangwa akakurema, ashobora kuguhindura mubi. Wajya ubona umuntu ukamwanga gusa kubera ijambo yigeze kukuvugaho cyangwa yigeze kukubwira. Rero mujye mureba niba natwe ururimi rutaratu, kuko ururimi rushobora kuba ari urwawe cyangwa ari urw'abandi, rukagukongeza. So yavuze ngo ururimi ngo ni nk'agashashi ngo gatwika ishyamba. Gashobora kuba ururimi rwawe
nk'uko rushobora kuba ururimi rw'undi rukagukongezamo undi muriro. So iteka ryose ujye witondera ibyo abantu bakubwira, ariko nawe witondera ibyo ubabwira, kuko ururimi yavuze ngo umuntu ushobora gucunga ururimi rwe, umurongo wa 2, umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Karavuga ati izindi ngingo ushoboye gutegeka ururimi, kandi nanjye ndabyemera, kuko ururimi ni rwo rugingo ushobora gukoresha utabanje gutekereza. Iyo umuntu agututse ntabwo ubanza gutekereza kabiri kugira ngo umusubize, aragutuka ugahita umusubiza, kereka iyo umuntu ufite ubwenge utekereza cyane. Iyo umuntu akubwiye nabi, nawe wumva wahita umusubiza nabi. Ariko ugiye kunywa inzoga ushobora gutekereza kabiri inzoga ntuyinywe. Ugiye gusambana ntabwo byihuta, kuko nujya gusambana uzagomba kubanza uwo ushake uwo musambana, ushake aho musambanira, unabimubwira byemere cyangwa byanjye, urumva byo bitwara igihe. Ariko gutongana ushobora no kuba ndi hano ukavuga ijambo uri aho ngaho nkagusubiza nabi, ugahita urakara tukarakaranye, kandi turimo kwiga ijambo ry'Imana. Mujye mwitondera ururimi rero uburyo murukoresha, ariko cyane cyane unitondere n'ibyo bakubwiye. Ibyo bakubwira bikubibamo imbuto mbi cyangwa nziza, nawe ibyo uvuga bigakora bityo. Mpamvu batubwira tururimi mu rwitondere cyane, sibyo? Hanyuma tugere rero ku ngingo ya 2. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa, abantu ndetse n'ubw'abadayimoni, kuko amakimbirane n'intonganya biri ariho no kuvurungana kuri no gukora ibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, rya mbere buraboneye, n'ubw'amahoro, ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarabanura ku butoni, kandi butagira uburyarya, kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Komparezo y'ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'ijuru bitandukaniye he? Biteye bite? Ni iki kiranga ubwenge bw'isi? Ubwo yita ubwenge bw'isi, ubwenge bw'abantu, shatse nabwita ubwenge bwa kamere, ndetse uko nabisunika cyane akavuga ati n'ubw'abadayimoni burangwa n'iki? Hanyuma ubwenge bw'ijuru bwo burangwa n'iki? Ntegereje uwamanitse, kuko iyo ni imirongo mikeya ntabwo iri butugore kuyumva. Murakoze. Ubwenge bw'ijuru aha ku murongo wa 13 haravuga, reka duhere ku bw'isi, nibwo bubanza. Yego, ku bw'isi ku murongo wa 14 haravuga ngo, ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa, abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo aha ku murongo wa 14 n'uwa 15 hatwemeza neza yuko abantu bahora mu makimbirane, bahora mu kubeshyerana. Abangaba ubu bwenge n'ubw'abantu n'ubw'isi, ntabwo buba buvuye mu ijuru. Kuko kuri 16 haravuga ngo, kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Yego, ni ukuvuga ngo ahangaha ibi byose biri ni ubwenge bw'isi. Ibi byo kuvurungana, aya makimbirane, ubu ni ubwenge bw'isi. Okay, ndagira ngo reka turebe undi muntu ko ngiye kubaza ikindi kibazo. Iyo murebye ubu bwenge bw'isi tubuhuje na biriya twabonye mbere, buva hehe? Ni ubwenge bwa bwoko ki? Mukurikije ibyo muzi muri Bibiliya, buriya ibyo yita ubwenge bw'isi ni ibiki?
ubwenge bw'isi ni ubuki. Mugerageze guhuza n'igice twabonye kuko bifite ahantu bihurira. uko mbitekereje nuko Bibiliya bivuze ubwenge bw'isi nta handi buturutse n'ubwo badayimoni. Ku badayimoni buva ku badayimoni, ntabwo buvuye mu ijuru, buva ku myuka mibi y'abadayimoni. noneho reka tubugarure muri twebwe. Muri twebwe ubwo buvaye. Reka twumve n'abandi badufashe. Hari abantu bamanitse, reka duhere kuri ba Oderi tujyane hari inyuma. Mugerageze gutekereza, murahita mubibona kuko ni ibintu biri simple kandi biri biblical. Ubu bwenge Yesu ubwenge bwise akaba atari ku ibintu. Yego. Haraho yabihurije igice cya mbere cyaha n'icya kabiri ko buturuka ku badayimoni. Buturuka ku badayimoni. B'abadayimoni. Wenda ndavuga muri twebwe. Ariko noneho hejuru ho yabisobanuye ngo noneho nabwo abadayimoni bafidinga kamere cyangwa se bagaburira kamere yacu. Abadayimoni bagaburira kamere yacu. Abandi ubundi nta nubwo abadayimoni bakeneye kugaburira kamere. Ko buriya kamere ni demonic side y'ubuzima bwacu. So kamere yo njya mbibabwira hano, burya tumeze nk'iyi telefone yanjye. Iyi telefone yanjye ibamo amasimukadi abiri. Ibamo simukadi imwe ya MTN, ikabamo n'iya Tigo Airtel. Imwe ihamagara, indi ubwo iba yafunze ntishobora kwitaba. Ntabwo zishobora kwitaba zombi icyarimwe. Rero iyo Satani ahamagara kuri nimero ya kamere, niba ari ibintu by'ibyaha ugomba gukora arinjirira muri kamere. Niba ari umujinya ashaka kugutera arinjirira muri kamere. Kamere urabona ibyo bintu, kamere igahita izamuka. Nari ngiye kuguha urugero rutoya. Hari nk'igihe wenda mba ndi nko mu muhanda, noneho nkakoresha ubwenge, ariko nkasanga ntabwo ari ubwenge bw'Imana, ahubwo nkoresheje ubwenge bwa kamere butari bwo. Ugasanga wenda kuko nihuta nshaka gukomeza, umuntu mbaye nk'umutambika imodoka cyane, nkamubuza kujaho nkagenda, ariko nagera hirya umutima ukambwira ngo ubwo ntabwo ari ubukristo. ubwenge ariko ubwenge bw'Imana bugwa neza, ni amahoro. Nizere ko imodoka yawe ntaje zisenyerera cyangwa zizazize mayiro. Ariko ndihaniramo abarimo kundeba. Ntabwo ari we wenyine, ntabwo ari we wenyine. Njya mbona abantu ukabona afite imodoka yanditse ngo Jesus is my savior, cyangwa nkabona arimo arabyigana, arimo arakatinga abandi, arimo nkabona uyu muntu ntabona ko arimo kwica ubuhamya bwe. Njya mbaho ubuhamya nako intuza hano. Twigeze kujya ahantu mu Kiriyo, muri za karitsiye nyine haba hari imihanda mitoya, abantu baraparika imodoka ziragenda zigera nk'iriya. Noneho dutangiye gutaha, abantu urumva niba umuhanda twaparitse gutya mu ruhande rw'iburyo, ubwo umuhanda wasigaye n'uw'abanyura haruguru. Noneho umuntu araza, ahandi hose haraparitse imodoka ziri hano, we araho imodoka zirerangirira hirya, ariko yinjiramo ku buryo inyuma ye hari nk'imodoka imwe mu ruhande rwo hepfo. Abandi bakamubwira ati ariko ihengekeho gatoya tubanze duhite nawe ubone kuhita. Ariko kubera ko ari mu kuboko kwe afunga roho tu, azamura ibirahure, niyo yashyizemo umuzika simbizi, azamura ibirahure arazimya, muri make araparika. Noneho abantu bose bavuza amahoni bagira gute, urabizi nyine iyo byagenze gutyo. Keza aho ngaho ndavuga niko reka ngiye kureba uriya muntu muhendahende, ubwo ndi umusaza wenda aranyumvira, mubwire ni igira inyuma ho gatoya, izi modoka ziceho nawe urahita ucaho. Ndagenda cyo ku kirahuri cyenda komanga, arakimanura. Pastor amakuru yasashimwe, yavuga ni yasahimbazwe mwene da, namakuru ziri meza. Urabona twahize hano ku muhanda, wakwigiye inyuma ho gatoya ugaparika hano, izi modoka zose zigacaho kuri we tugenda. Ngo ariko uzi ko ari byo, araparika arengije aragenda. Cyenda avuga ariko mwene data udafata umwanya ngo anatekereze arebe, ahubwo akicara akazamura ibirahuri akazimya,
uriya yabitekereje ko arimo gukorera muri kamere. Abantu rero bajya babikora akavuga ati genda mu burenganzira bwanjye, mu burenganzira bwanjye hano ni mu kuboko kwanjye mwikoce. Ubuhamya ukahita ubuzambya. Abafite imodoka zanditseho Jesus mujye munabyitondera. Basigara bakuvuga bari abo barokore noneho bameze bate. So reka dukomeze. So nimureba neza biriya hari undi muntu wari wamanitse ariko hirya ni James n'uwo musore uri imbere yawe nimwe ndangirizaho. Murakoze. Wenda twakomeza kuri iryo jambo yo ku bisobanuro muri Bibiliya bisobanura ubwenge bw'isi. Akenshi usanga bushingiye ku kwishyira hejuru, ishyari n'ibyifuzo bya kimuntu. Yego. Ibi ngibi bigaragara wenda nk'ibimenyetso bimwe na bimwe, kwikunda, kureba hafi, kuyobya, ibintu bitera amakimbirane, mbega ibintu byo gukurura wishyira buri kimwe cyose ukumva ari wowe n'abawe, ugasanga kenshi bitera ubuyobe. Wenda muri Bibiliya twagiye tureba nk'ingero, nk'igihe hubakaga umunara wa Babeli biri mu Itangiriro igice cya mbere cy'u 8, ntihabeho kumvikana, ntugerageze kumvikana n'abandi bantu. Ugasanga akenshi nibyo bigupfaho amakimbirane n'ubuyobe. Ibyo bikaba ari bwo arizo ngero nagenda ntangaho.